Kristo Mwami, twese wacunguye ukadukura mu bucakara ukatugira abami n'abamikazi, turakwibotse twe n'abacu bose, uzahora uri umwami wacu ubuziraherezo. Singizwa, taramirwa, hundwa impundu, shengererwa, vugirizwa ingoma. Ibintu bikomeza kuryoha, byiza byakomeje kuba byiza. Ubwo rero abantu bose Imana yarwandiriye ikagirira neza kuboko hejuru, amashyi menshi. Kuko Imana yarakurwandiriye, ntawe yabanje kubaza, ntawe yayobojeje ngo kwa kanaka ni hehe, ije gutabara ntawe igisha inama, nta perereza. Imana yacu tuyongere amashyi. Ese uzijujuta kugeza ryari? Uzarira kugeza ryari? Niba ayo marira yawe azahindurije cya kibazo hose, ubwire tugufashe, utubwire tugufashe. Ubwo rero muvandimwe, shigira akadiho ubundi ruzaca Imana. Singiza Imana ikiba kizabera. Kuko Paulo na Silasi basingije Imana, hanyuma bikubita amagini. Gusingiza Imana bikubita amagini, agasinzirira guhera. Wowe ugeragezwa, emera ukuri. Systeme ya mbere, emera etape ya mbere, inama ya mbere, emera ukuri, banza wemere ikibazo cyawe, cyemere ko ari cyawe. Hanyuma wakane kukigumamo. Ifi yamize Yonasi, umuhanuzi Yonasi. Ifi kurya Yonasi byarayinaniye kubera umugambi w'Imana. Ubwo rero ndakwigisha ngira nti ibyasabye byose siko bitamira, ibyasabye byose siko bihekenya, ibyasabye byose siko bibabaza, ibyasabye byose siko biheza umwuka. Icyo ari wawe, icyo ari wawe. Amasomo uyu munsi, Izayi umutwe wa 55, Zaburi na Zaburi 35, twumvisemo ijambo ry'Imana tugereranya n'amazi, imitima yacu tugereranya n'igitaka. Yandikiwe Abanyaroma mu mutwe wa 8, turumva ari umutagatifu atubwira yuko amagorwa dufite muri iki gihe ntaho bihuriye n'izina rya Yesu. Ikizaba cyose ntabwo nzayibukira Yesu. Abende arambwiye ngo nagiye kurabuza kubera yuko nananze kubabaza usana wanjye, nananze kubabaza ba data wacu, nananze kubabaza barumuna banjye. Mama yari arembye, barambwira ngo nigiye ugiye kumwica kuko banze ko bajya kurabuza, nanjye mpfa kujyayo. Oya, uwo rero wese ntabwo azamvana kuri Yesu. Abende dupfana iki? Ntabwo byashoboka. Roho Mutagatifu niwe utuma ibiremwa by'Imana by'inyagamburo. Ntabwo intare yigeze ihitamo kuba intare,
ni Roho Mutagatifu yabigenje kuri iyi. Ntabwo ihene yigeze guhitamo ko ibihe ni Roho Mutagatifu yabigenje kuri iyi. Ntabwo wahisemo kuvuga uri umuhungu, ni Roho Mutagatifu yabigenje kuri iyi. Ntabwo wahisemo kuvuga uri umukobwa, ni kuri Roho Mutagatifu yabigenje. Niyo ishyira ibidutunga mu gitaka bikera. Matayo 13. Umubibyi ni Imana Data. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Ubutaka ni imitima yacu. Wagira ngo usomye wihuse, wagira ngo uriya mugabo arasesagura, wagira ngo yaradabagiye, wagira ngo aratigiye, agenda ajugunya imbuto, agenda ajugunya. Oya, Imana ni inyamuwe, ntabwo irambirwa. Irabirahiriye muri Yesu Kristo. Yesu yafashe ishusho ya muntu. Kuki atafashe ishusho indi shusho? Hari afite ibintu byinshi tutanazi. Yewe ni n'umuremyi yashobora guhitamo n'indi shusho ashaka. Ese kuki yahisemo ishusho ya muntu? Hari impamvu. Ubutaka n'umutima wawe. Ubwo rero Yesu arashaka kugira ngo atahe mu mutima wawe. Abenshi ariko biratunanira, abenshi turabyemeza nyuma bikanga. Ko nyine tuzara buto bagiye batubwira zinyanyagira ahantu hose bikanga. Ni kuri ubuhamya burahari hose benshi. Abiyemeza gushyingirwa mariage bageza agatsika bananije. Yewe n'abapadiri bavamo. Ikibazo. Ariko ari abashyingiwe, ari n'abihaye Imana, baba bakarekuye Yesu. Muri mariage murabizi, umuhungu yagiye gushyingirwa aba yahindaganye, atogota akajuju. Ni nashyingirwa n'uriya mukobwa ndajya muri Nyabarongo. Waye bose ihangane tuzagushakira igitoya ndiyabona. Umukobwa ku rundi ruhande nawe aba yashyuhiranye n'ipasi. Nina kusiye abantu ya muhungu ndimbanika ndanywa umuti w'imbeba. Ariko umukobwa rwose ihangane nabwo yaragize amashuri. Oya, hanyuma se yashize imyaka 5 mushyingiranywe, kugitangira kumubwira ngo ni mubi. Ibyo bintu twabihuza na umwana wa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu utangiye kumwinuka ngo ni mubi. Yewe wa mugore urasaka akavumbura amashyika. Nawe wakigaba urasaka igipyisi. Ibyo bije abapadiri bariga primaire imyaka 6, secondaire imyaka 6, seminari nkuru cyangwa se kaminuza imyaka 9, tukaba abapadiri. Ariko nyuma padiri akavamo. Ese ko kivemo birakomeye. None si Imana yoroshye. Kandi Imana yoroshye. Ari umuseminari twigaragara. Umusore twigaragara kuri binafe. Aturanze. Tumugiye ati. Twabona kumeza. Twabona kwemera. Twitegereje kwenda zatubwira cyangwa waraye. Waretse kwihangana tuzafasha basa. Naraba. Isi mugiye amarwaye ngiye gushaka akazi. Ngiye wize muri muryango wacu. Ngiye gushaka akazi. Hanyuma amazi mama. Atari ngo nzapanga abafana cyane. Rero aho akigera mu rugo mama eza. Rero yatubwiye bidane wapadre na pe. Amateka y'abapadri karanganyije. Hanyuma arashaka ngo niba tugiye n'abapadri basekora n'umenze atari kujyana asohotse amafa. Shampoo akora shati kasha. Afika mapeni kwa hiyo. Ntacyo kidakomera. Yesu Kristo nawe arakomeye, niyo mpamvu umurimo wo gukomera. Muvandimwe rero ndaguhumuriza mu izina rya Yesu. Abarozi ntibasinzira, ariko na Yesu ntabasinziriye. Hari igihe uhura n'umuntu akakwitegereza hariya mu muhanda cyangwa muri bisi, akwitegereza akabigira ngo yakunze. Kumbi aribaza impamvu ibirozi bitakwishe, ibirozi yamuteze bitakwishe. Kandi yaraguhaye utarazi, yagiye kubona abona ugarutse ku muhanda ugegera utarazi, ari ukwitegereza cyane. Ariko ni Imana ibona cyane. Amen. Ko ni tuyamaze.
kubera amaraso ya Kristo uri umwana w'Imana kandi nta kizabihindura. Si padiri kugira umwana w'Imana, si mama wawe kugira umwana w'Imana, si uwo mwashakanye kugira umwana w'Imana, ntabwo ari abakugera kugira umwana w'Imana, niyo mugabo w'umusaza. Kandi ibyo yakuvuzeho yavuze mbere, yakuvuzeho mbere y'uko n'abandi bavuga nibwo wanje uzaba iki kandi byiza. Reba mu kiganza cyawe rero washushanyijeho igitekerezo mu kiganza cyawe, ariko wakora kugira ngo usabe oya, ariko wakora kugira ngo wiyobye oya. Niko umugambi w'Imana umeze iwawe mu mutima wawe, niko umugambi w'Imana umeze mu nzu yawe. Ese Imana irakwanga ngo bimarire iki? Mubandikanyije sambu wowe munyabyaha uzi kugirira neza umunyabyaha mugenzi wawe, iyo utazakugirira neza. Ariko ntimukajye mudutukira Imana yacu. Imana yacu nziza. Abantu baranyanga, abantu baje kunsura, abantu baje kumfasha. Ariko umutesi disi, umutesi. Dore ugomba gutera impuhwe wowe. Dore ugomba gutera. Abo utera impuhwe se bigeze bakureba. Reka nabo bafite ibindi bibazo byabo. Bafite ibindi bibazo byabo. Rero wamupfiriye ku musaraba ugomba gutetera. Amagambo y'urucantege cyangwa imivumo uyiyame, kuko ijambo rirasenya kandi rikarema. Uzaba imbwa uzaba umusubize ngo ugumane ubukwa bwawe, inama nzamuka uzajya utogesha. Ntabwo bizashoboka. Ushobora byose arahari azabishobora. Ikibazo kiri heza. Iwanyu niko babaye, barakenyuka, bacengerwa bibaye ibibazo, ntibabyara. Iwanyu niko babaye, ntibiga, ntibagira amajyambere, ntibubaka urugo. Uzabasubize ngo wacu ibintu. Ntabwo iwacu ari igitarama cyangwa amutari cyangwa n'ibintu wacu ibintu. Niho umukiro wanjye uzaturuka. Uranga kubera iki? Ubwo rero abakugendaho, abakuvuma, abagutega iminsi tubatsinze n'izina rya Yesu. Fata ukomeze kuri Yesu, akeneye gusenga uri wenyine. Muvanye buri gihe wisuga abandi kugira ngo usenge, ntabwo ari intambara. Ntabwo ari ababyeyi bigisha abana babo basenge. Nawe muntu mukuru utazi ishapure rwose, shishikara umenye ishapure rwose. Gufata amibukiro mu mutwe byarananiye. Ibitutsi utukana abivanye araho gusoma. Ariko wowe ntabwo ugira impuhwe. Rero kuri shitani yagize mama wawe, rero kuri shitani yagize mama wawe, rero kuri shitani yakandagiye bashiki bawe, rero kuri shitani ihonyora abavandimwe bawe. Ntabwo kugira n'impuhwe. Usenge upfukame ugire gute? Uvana. Ubwo rero Abanyefeso umutwe wa 6 babazwa si abantu. Nta mwanzi muntu ubaho, umwanzi ni shitani. Ufite umwanzi umwe wowe, umwanzi umwe ni shitani. Ntabwo ari nyoko mukwe, ntabwo ari sobukwe, ntabwo ari ababyeyi, si abana, si abaturage. Umwanzi wawe ni Sekibi. Ntabwo yakwambura shitani, yakwambura Yesu, wowe umwiyambura. Yakatira uwamaze bwo gupfa, ntabwo ubasha. Yakatira uwamaze bwo gupfa, ni wowe muyimbara, ni wowe muyintwara. Intwaro ufite neza arwanisha. Kuko yakatirwa gupfa ntiyagomba gutera ubwoba. Ese muvandimwe, niba Imana ari ukubishaka kumera gutyo, urareta iki? Ntabwo bigira ibibazo ufite, ushobora impamvu. Kandi Imana ndakwiriye Yesu cyawe, ikibazo cyawe Imana iri kuguhisha ngo ukuntu uje rwanda bagende. Ese nari abakuze yabaza. Abo baratangira muri ibibazo. Imana rero igihe ikuguhisha ikibazo. Igisabira ko kabiri. Imana yageza Abrahamu. Ntabwo Abrahamu Imana yabishatse. Uvana rwose turize wayigasitiriye. Waraye urira urakizwa n'isoko. Waraye utariye yabahuye. Iturize. Ikibazo cyawe Imana irakizi. Kubita igisebe cy'umuceri n'ibishyimbo byabo. Turize.
nta kibaho kidafite impamvu, nta ngufuri itagira urufunguzo. Kandi muri icyo kigeragezo cyawe gabanya amagambo, akariro gake na feri, gabanya amagambo, usingize Imana. Amarira yawe yarayumvise, nayo utarize nayo yarayumvise, gusaba kwawe yarakumvise, n'ibyo utasabye nabyo yarakumvise. Amashimeshi. Ese byabaye Imana reba kenshi, ubundi byabaye Imana reba kenshi. Aho yarebaga ni naho yarebaga Yesu ari gusaba. Ikibazo cyose byabayeho Imana yarebaga Yesu, aho yarebaga ni naho yarebaga Yesu ari gusaba. Imana igenda gahoro kandi ntawica, Imana igenda gahoro kandi ntawitangwaho. Uri umwanya wose humura urazwi, utange imbabazi rwose, kuko shitani ikunda umutima w'umujinya wakomeretse, shitani ikundira umutima w'amaganya, kandi Imana iratubwira ngo nutababarira nanjye sinza kubabarira. Ivanjiri ya Matayo 6:15. Ujye ubabarira abantu atari uko babikwiye, ahubwo wowe no kukwiye amahoro y'umutima wawe. Kandi Imana itura mu mahoro. Si ngombwa yuko abantu bakwiye izo mbabazi, ahubwo wowe ukwiye amahoro. Uzakomeza ikinyamenyo kugeza ryari? Uzaha ikinyamenyo kubera kanaka urwara igifu wigana, uburi bitotsi wari kugura, hanyuma ntibikunga indamuka. Yesu niwe wenyine ugufitiye impuhwe, nakubwiye abandi bose ni imibare, kandi abo twabareka yawe ariko ni imibare. Kandi telefone ya papa kugurira mama hobi twakurishije muri maso y'ababisha wabyo twakurishije none twakurishije muri abacu koga abatwabarenganya izo mbaraga zabo, ariko niyo mpamvu batubuza kubagirira igirwamana. Imana yacu Yesu, Imana yacu Yesu. Ubuhanga, igitabo cy'ubuhanga umutwe wa 11:24. Uhoraho akunda ibiremwa byayo, Uhoraho akunda ibiremwa bye atavanguye, iyo atagushaka ntiyakwirwa akurema. Imana yaratinze, Imana yaratinze, hari itariki yaguhaye yo kugusubizaho. Yaguhaye iyo tariki. Ese uri gusaba cyangwa uri gutegeka? Oya, Imana ibanza kugusuzuma kugira ngo urebe niba usiriye. Niba uri serious, akubona uri mwana wanjye, ubundi arakomeje. Imana yaratinze. Niba yaratinze ngaho isubize. Ayisubize. Abishoboye se? Imana adashoboye. Tegereza rero.
none se padi zamenya gute ko Imana yansubije ntabwo rero Imana ni gusubiza mu murakoze imbere. Ubwo rero ndaguhumuriza ngira ni hahise hawe n'abasobanuro ejo hazaza. Bashiki ba Lazaro bapfushije musaza wabo ariko ntabwo bigeze bapfusha icyizere muri Yesu. Uramenye no uzapfusha byose ariko ntuzapfushe icyizere cya Yesu. Mu kanya Yesu turamuhabwa atambagire muri twe, ntabwo aje kwiyamamaza, ni wowe yazindukiye akuba hafi kurusha uko ubitekereza, ntateze kukurekura, ni kabuhariwe arazi hose. Gusenga si ukumenyekanisha ibibazo byawe. Nyagasani rwose wibagiwe cya kibazo usenga uracyakibuka, ntabwo umenyekanisha ibibazo byawe. Imana irabizi mbere yo gusenga. Yakuvuzeho utaranavuka cyangwa ukiri umuryango wawe. Reka rero kugira ngo n'abakiri bato babyumve, yakuvuzeho ukiri umuryango wawe. Kandi byiza Imana irabizi kandi byiza sito kibazo tufashe icyo kibazo muvane yewe rwose ntabwo nzongera kuza gusenga. Zabyihorere mazi Imana ibura abayisenga. N'aya matafari ngo bayahindura barayikora basenga Imana. Icyo kibazo Imana igirira neza abayanga, wowe uyikunda ni wowe itazagirira neza koko. N'urushinji rwapfuye muri Kabuye Imana irarumenya, ni wowe itazagirira neza koko. N'akanyoni kahanutse ngo bi no hasi Imana ivuga ati yo hari akanyoni kitabye Imana, wowe ni wowe itazagirira. Ufite icyo kibazo kugira ngo tugufashe. Ubwo rero dusoza, Yesu mbere ku buzima bwawe aho uva ukagera kuva ugisama kugeza uyu munsi. N'igihe ikibazo cyawe cyatangiye utaranavuka, ntabwo tuzi amaso kuri ibyo bakoze. Igihe cyaba cyaratangiye utanavuga. Bikira Mariya araduhumuriza. Yesu arabikira aratubwira ngo nimuhumure, Imana irabazi. Yewe ugikanguka saa 5 wanisengeje gusaba abarwayi, Imana yabitangiye kugukiza kwakazi. Yesu ashobora byose. Ubwo rero yateruye Bikira Mariya, yateruye Imana, ntabwo ariho uzamunanira, si wowe azananirwa. Imana uri mu mugongo w'Imana. Umuyobozi Izayi niwe utubwira ku mutwe wa 25 uri mu mugongo w'Imana. Umuhetse nawe n'Isimba niwe nawe n'ubwenge niwe nawe n'amakibu niwe cyangwa niwe niwe ku mugongo w'Imana. Ubwo rero Imana itubabarire, itubanire, itugwe neza. Imana itubashishe, tuyungurure, ituvugurure, ituvure. Imana iturinde abatuvunagura. Mbese bashaka kutuvunagura. Ndetse uri no kureba mu minsi imbere ukabona ugiye gupfa, ntacyo uzabahunga. Ibyo watambutse nibyo byinshi, ntacyo uzaba. Ko Imana izavunagura ibyo byose bitutera ubwoba, izakuvuganira. Imana itubanzirize kandi dufatire umwanzuro, idukikire kandi dukingire ikibaba. Izina ry'Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.
akazuka bapfuye n'abayeje kw'Imana se muramwemera mwemera Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika Ntagatifu kuba bagatufujwe kuko abanyabyaha bakizwa n'izuka n'imibiri yacu n'ingingo z'Abiteka murabyemera nk'uko kwemera kwa Kiliziya Gatolika nk'uko kwemera kw'Imashini nk'uko kwemera kwacu ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu mwicare abatosakara mugende.